ibi ntagara amagambo ni ibintu byabaye. Hinge hari ibintu bigize gute birimo. Yego. Twarahinze hafi metero. Mu bikingi by'amarembo tuhatabura agashashi karimo amavuta, karimo ubwoya, kagatangira muri wowe kubona ibintu bikomeye cyane, ariko kugira imbaraga zivuga ngo ngiye gukora amasengesho ibi bintu bimbemo wapi. Iyo bimaze gukura, nubwo waba uri umukozi w'Imana, nubwo waba uri umuhanuzi, nubwo waba uri pasiteri, nubwo waba uri mushumba runaka, Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Ufite ubukwe ukabukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bakunzi bacu kandi bakunzi b'ijambo ry'Imana, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose. Uwiteka Imana nabahereze umugisha kandi umugisha mwinshi. Hanyuma kuri uyu munsi nkuko mubibona twabonye umutumirwa mushya, ni mushyashya kuri kamera zacu. N'ubwa mbere tumutumiye, ariko n'umwe mu bantu b'abakozi b'Imana kandi bahagaze neza. Imana irimo irakoresha mu gihe nk'iki, cyane ko ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi bo ni bake. Bityo rero niyo mpamvu natwe duhamagara hirya no hino, cyangwa se tugahamagarwa kugira ngo ubwami bw'Imana tugire icyo tubufashije mu gihe nk'iki ngiki. Uraho neza umukozi w'Imana? Muraho neza. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza, turashima Imana ikiturinze. Amen. Ntabwo turi butinde, watangira wibwira abakunzi bacu bakamenya ngo tugiye kuganira nande, turi kumwe nande? Yego. Yesu nashimwe. Amazina yanjye nitwa Ndikubwimana Isaac. Ndi umukristo. Ndi umugabo ushima Imana. Yego. Mfite umudamu n'abana, abana benshi. Yego. Kuko Imana yamaye umugisha, iracyakomeje no kuwuma. Amen. Kandi ndacyakomeje no kuma abandi bo kurera. Imana ishimwe. Imana happy. Tugiye kubona umwanya w'ijambo ry'Imana mu buryo bwo guhugurana, bwo kwigishanya muri urugendo, n'ugufashanya. Yego. Yego. Isaac, umuntu yakumva iryo zina, akumva ni izina ry'amasezerano. Yego. Ni izina ridasanzwe. Waba waramenye impamvu ababyeyi bawe bakwise Isaac? Impamvu niswe iri zina nagiswe na papa, ntago ari uko yahubutse kuri nyita, ahubwo iri ni izina yanyise avuga yuko anagaragaza impamvu yabyo. Isaac ni izina dusanga mu gitabo cy'Itangiriro, mu Kinyarwanda cyitwa Isaka. Yego. Mu gitabo cy'Abaheburayo cyavuga ngo Isaac bisobanura useka. Useka. Yego. Yego. Ababyeyi bakimara kumbyara, papa yavuze ati umwana ngomba kumwita Isaka, kuko nari nsekeje. Ni ukuri? Nije mfura mu muryango mu bahungu bose papa yabyaye. Yego. Yaramaze kubyara umukobwa mbere ari imfura. Uwa kabiri nubwo yatashye mu gihe cyatambutse muri kiriya myaka yatambutse, ariko yari umukobwa nawe. Njyewe je ndi wa gatatu
ndi imfura y'umuhungu avuga ati ngomba kumwita Isaka bisobanura ugize gute useka. Umusaza rwose nawe yari yanezerewe. Imana ishimwe. Amen. Urakoze cyane Isaac. Mbo Isaac, muri iyi minsi hari ibintu bimaze iminsi bicaracara hirya no hino ndetse sinabishyashya. Yego. Ariko ntari nasobanukirwa. Yego. Ngira ngo umfashe kugira ngo n'abakunzi bacu tubashe gusobanukirwa. Yego. Bibiliya iravuga ngo uri mu isi afashe igihe mu ntambara. Izi ntambara z'abakozi b'Imana, intambara z'abanyamasengesho, zivahe ziterwa nande? Reka tonde dusenge. Turagushimye Uwiteka Mana yacu, tugushimiye neza ya n'urukundo rwawe, tugushimiye ko duhaye umwanya nk'uwo gutambutsa ijambo ryawe, n'ibindi ushima ko dukora tubona umwuka wera turabikora. Bisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane. Yego. Ndagira ngo ngere usubemo icyo uko warubajije. Bibiliya iravuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Mu ntambara. Yego. Ese intambara umukristo ahura nazo, umukozi w'Imana ahura nazo, yego, zivahe? Ziterwa n'iki? Ni izihe? Yego, ndagusubiza mu buryo bubiri cyangwa bushobora no kuza kurenga ntacyo bitwaye nta mupaka. Yego. Ijambo ry'Imana ngo bimeze bityo nta mategeko agira gute abihana. Izi ntambara abakristo bahura nazo cyangwa se abakozi b'Imana duhura nazo. Ijambo riravuga ngo wasiwe ugushije iki? Ishyano. Kuko umubagize gute akumanukiye. Umubi nta wundi ni Satani. Ava mu ijuru igice kimwe cy'abamarayika bamanukanye nawe. Iyo dusanye urwandiko rwa Yuda dusanga hari abamarayika bakingiraniwe mu mwijima w'icuraburindi bafungishijwe iminyururu. Abo ngabo bigometse kuki? Ku Mana. Turi kugendana? Ijambo ry'Imana impamvu rivuga ngo turi dufashiye mu ntambara, iyi si nuko umwana w'Imana yayibayemo, kandi na mbere yuko aza kuyibamo yahozeho umwana w'Imana. Nta cyaremwe hano mu isi kitaremwe nawe. Bisavuga ngo Kristo yari ahari kandi yari abizi neza. Yego. Turi kugendana? Ndakumva. Intambara rero zihari zose zagiye zinabaho uhere mu gihe cy'itangiriro ukajya mu gihe cy'ubungubu turimo. Reka turi mu itangiriro gatoya, Loti na Aburahamu barabavandimwe. Ariko abashumba babagereza kugira iti amakimbirane. Aya makimbirane nta handi aturuka, azanwa n'iki? N'umwanzi. Umwanzi ninde? Niwe Satani. Satani uza n'iki? Niuza n'ibigeragezo. Ibigeragezo nibyo bituzana iki? Intambara. Bigatuma dufata igihe mu ntambara turi muri iyi si. Yego. Yego? Yego. Bene data, noneho uyu munsi none turimo n'ikinyejana turimo cya 21. Yego? Intambara abakozi b'Imana bafite n'abavuga butumwa bahuriyeho. Yego. Harimo ijambo rivuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Kuko Yesu yaravuze ngo mbese abantu tuzababwirwa n'iki? Baramaze ngo mbese abantu tuzababwirwa n'iki? Muzabamenyera ku mbuto gute zabo. Igiti cy'ipera cyera iki? Ipera. Indibi kera iki? Indibi. Nubona ipera ryeze voka uzamenye ko ibyo bintu byacitse byayobye. Ariko nubona voka ikera voka muzabamenyera ku mbuto zabo. Bishatse kuvuga ngo abakozi b'Imana twamaze kwandura. Dufata ikindi gice bitewe n'isi turimo n'ijambo twitwaza ngo turi muri viziyo. Ariko mbwira abantu badukurikiye kuri izi kamera, ntago Imana ifite viziyo. Viziyo nitwe abantu twayishiriyeho kubera ko yaduhaye ubwenge, niko tugere tuzana agashya buri munsi. Ariko agashya tuzana buri munsi ntabwo tuba tukayibamo n'umwuka w'Imana. Kuko Oholiyabu na Beserari bari kubaka ihema ry'ibonaniro, umwuka w'Imana yabajemo abasobanura uburyo bagomba kuzubaka iryo hema. None twebwe ibyo turimo kubaka ntabwo turi kuyoborwamo n'umwuka wera, ahubwo turi kuyoborwa n'ubwenge bw'isi. Ubwenge bw'isi bwo buzanwa nande? Na Satani. Nyine ntaguciye mu ryo uvuga. Yego. Ndiwumva ko impamvu umurimo w'Imana uri kononekara ari uko intambara zabaye nyinshi. Ndashaka kugira ngo tuze gusobanurira abadukurikiye bamenye intambara uyu mukozi w'Imana ari guhura nazo. Yego. Afashe igihe mu ntambara z'ubwazo zivaye. Kuko hari abantu ujya kubukumva ngo kwa data wacu, ngo kwa masenge, ngo kwande, ngo byagenze gutya na gutya. Ariko se koko izi ntambara zidindiza umuntu akaba ku musozi kuzabona ubutabazi bikagorana, niho ziva koko? Urakoze cyane.
ndagira ngo manze nifashishije ijambo ry'Imana ho gatoya Yego. kubwizi ntambara duhura nazo twa tumaje kubona ko bitibigwa na Satani. Yego. Reka dusome igitabo Paulo yandikiye Abefeso ibice 6 turahera ku murongo waho wa 12. Yego. Yego. Cyangwa reka mere ku murongo wa 10 kugira ngo tuze kubyumva neza. Umutwe w'amagambo aratubwira ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Yego 11. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Yego ndagira ngo muze kunyumva neza. 12. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri ahubwo dukirana n'abatware ari bamwe nahoze nkubwiye mu gitabo cya Yuda. Yego n'abatware bafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'iki y'umwijima. Yego iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'abantu n'imyuka mibi y'ahantu hehe ho mu ijuru. Yego nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Wena ntabwo nshaka kwifashisha izi ntwaro gatoya kamere kihanga gatoya, ariko icyo nashaka kukubwira ibintu dukirana nabyo turi mu isi y'umwijima. Cyo si cyambere kandi twebwe abera b'Imana cyangwa se abakristo cyangwa abakozi b'Imana twamaje kumurikirwa n'umucyo. Umucyo niwo Kristo. Kristo niba ari wowe nawe ugomba kuba umucyo, kuko ijambo ravuga ngo ntabwo ugomba gufata igitwikirizo kino umucyo ngo utwikirize inonga, ahubwo ngo ushyira habona kugira ngo nawe mujye bagere gute habone. Nitwe twakazanye umucyo mu bantu ariko ntabwo biri gukunda. Impamvu bitari gukunda ni iyi, nuko tudakirana n'abafite iki umubiri n'amaraso, ahubwo dukena imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Uyu myuka mibi ho mu ijuru rero mwiteje imyijyane mu bantu nitumye ngo zisenyuka hasi hejuru. Iyi myuka mibi, iyi myuka mibi y'ahantu ho mu ijuru ndagira ngo nishinzwe gutangira amasengesho gusa, ntabwo imanuka ngiye gukoreramo hano mu isi. Iyi myuka mibi ntabwo avuga ngo nshinzwe gutangira amasengesho abera gusa. Oya, dukirana n'abafite umubiri, icyo ni icyambere, n'amaraso. Dukena n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ejo bundi hari umuntu wampamagaye kuri telefone. Yego. Arambwira ngo ajya arara asambana n'umuntu atabona. Yego. Kandi ngo bugacya akibonaho ibimenyetso. Yego byabyo. Yego. Ese imyuka mibi niyo ikora ibyo bintu ubundi bigenda bite? Iyo myuka mibi ifite imbaraga z'umwijima kandi iyo myuka mibi ntabwo ikorera mu giti, ahubwo ikorera mu bantu. Kandi n'abantu ndagira ngo ntangaze ko abo bantu bagendana nabo, ariko benshi ntibazi ngo iyo myuka bagira gute ibabamo, kubera yuko badafite kubaza Imana, badafite no gusenga ngo bumve ko bigize gute Imana ibayobora. Ndaguha urugero. Umupfumu ukagenda akakubwira ngo ngenda abona hepfo iwanyu ku giti cy'umwembe hari ibi n'ibi, rimwe na rimwe ugasanga n'ibyo n'ibiki ajunguje agacuma kiwe. Ziriya mbaraga ni iz'Imana, ni imbaraga za gipfumu, ariko nta babamenya. Dusomye igitabo cya Samweli twumva ko guhamagarwa kwa Samweli Imana yamutoranyije akabamenya cyangwa se akaba umuhanuzi. Turi kugendana bamenya w'Imana nagashobora kuvuga ngo we Pascal genda ujye kuvugutira miti cyangwa se reka ngucinda sago, ahubwo yakakubwiye ngo mbonye Imana cyangwa ijuru cyangwa Imana iragukijije. Ndaguha urugero. Yego. Ubwo umuntu w'Imana yajyaga ku mupfakazi agasanga umwana yapfuye, yaramubwiye ngo genda uvugute umubirizi cyangwa yaramusengeye ngo yamujyanye mu cyumba cyo hejuru amurambararaho amaguru ku maguru, amaboko ku maboko, ngarangije amumekera mu mwuka we umwana nabi amuzana nyina ari muzima. None se yari bamenye uwo nguwo iyo abapfumu baba bamenya ntibagakoze ibitangaza batifashije gushandaga abantu, batifashije gutanga imiti, batifashije kuvuga ngo nibagende bajye bagira abagabo bacera ibintu by'inzaratsi bashyire ku misego ntibimujye mu byambara ntibizabinywe mu mazi. Ese Imana iha umuhanura amazi y'Imana kurura nigeze bakubwira ko yasutsemo umuti runaka? Ntabwo umuntu w'Imana yafashe umunyu akawumenamo. Ariko reka nkubaze iki kibazo. Uramutse ufite umuntu wo mu muryango wawe akarwara, yamara kurwara ukamenya ko bagiye kumuvuza ku mupfumu,
warangiza wari umuzi ari umusazi ugasanga bamuvuje ku mupfumu yarakize, wateze amahane. reka manze nkubwire, ntabwo nateze amahane kuko umuntu yakize. Yego nyine wateze amahane kubera ko bamuvuje ku mupfumu. ibyo ngibyo ubwabo nababwira ko imyizerere yabigize gute itandukanye, ariko umuntu yakize. ariko niba yakize ntabwo nzi icyamukijije, kandi Imana ariko nkubwire Imana ishobora no kumukiza atari umupfumu wamukijije, kuko Imana ivubira imvura ababi n'abeza, ikamukiriza ku mupfumu. yamukiza bitewe n'iki mushakamo. yamukiza bitewe n'iki gize gute n'iki Imana igushakamo. nyine Imana yakize urabyemera. yego, ariko se kubera iki yakize ari uko yagiye ku mupfumu? impamvu bishobora no kuba atari uko yagiye kuri uwo mupfumu, ahubwo ari igihe cyo gukira cyageze gute, cyageze. ariko se reka nkubaze, yego, nimba ageze twabonye uwo bapfukamyeho bakamusengera agakira, n'uyu munsi birakorwa no mu rusengero rwawe. yego, urabikora. yego, sibyo? yego, mu cyumba cy'amasengesho urabikora, ugasengera abantu bagakira. yego, none umuntu ageze ku mupfumu ajunguje agacuma, akoze ibyiwe akora, uwo muntu arakize. ukijijwe n'Imana n'ukiriwe ku mupfumu bose bakize. hari icyo bitwaye se? reka rero ngusubize, umuntu wakize akijijwe n'Imana, yego, aba afite amahirwe menshi kuruta umuntu wakiriye ku mupfumu. turi kugendana? nsobanurira. ayo mahirwe menshi ni aya ngaya. uyu muntu wakijijwe n'Imana ashobora kuba yakijijwe n'ijambo ry'Imana. ijambo ry'Imana rirakiza, ijambo ry'Imana rirabohora, ijambo ry'Imana ni ubutabazi, ijambo ry'Imana rifite imbaraga nyinshi. icyo ni icya mbere, nawe urabizi neza. ariko uyu muntu wagukijije kuko yabanje kugushandaga, yego, ameze nk'umuntu wagukijije ariko nawe atizeye ko ugomba gukira. kandi ikindi, ibyo yagutongereyeho n'ibyo yakubwiye kugira ngo agukize biratandukanye nawe bya bintu n'umuntu wakiriye mu nzu y'Imana. hari ikindi kintu nshaka kukubwiraho gatoya, ikindi kintu nshaka kukubwiraho gatoya ni iki ngiki. ati ni ikihe? nemera ko Imana ikiza, kandi nemera ko Imana ibohora, nkemera ko n'Imana ikora. abantu iyo bagiye kwa muganga tubona bakira, ni byiza kujya kwa muganga. ariko umuntu iyo agiye kwa muganga agenda afite no kwizera, akajya afite no gusenga Imana, muganga akamuvura akoresheje ubwenge yize, yego, akoresheje ubumenyi y'ibyo yakuye mu ishuri. kabiri, n'abaganga iyo bagiye kuvura bakigera mu kazi, nakoze kwa muganga igihe gito ndabizi, arabanza akavuga ati Uwiteka Nyiringabo uzubane nanjye muri aka kazi ngiye gukora ko kuvura abantu. arabanza akiragiza Imana. iyo amaze kwiragiza Imana rero haba ariho iki? haba ariho urugero rumwe rwo kuvuga ngo Mana, nubwo ngiye kuvura uyu muntu nkoresheje ubwenge bwanjye, n'iyi miti yakozwe gutya n'uruganda runaka ntazi, ariko nawe uzi ukorere muri iyi miti, Imana ikaba yagukiza ugiye no kwa muganga. none se uvuze ibintu byitwa gushandaga. yego, kera hari malariya yajyaga itera umuntu, bakamufata bakamwogosha, bakamushadanga umutwe wose. simbizi yenda bitewe n'imyaka yawe, ariko imyaka yanjye ni mikeya, aracyari muto, ntabwo we wabibonye. umuntu agahita akira, bakamushadanga umutwe wose. ubwo ni ubuvuzi gakondo, ubwo ni ubuvuzi gakondo, agakira. ubwo ni ubuvuzi gakondo. rero impamvu nshaka kuvuga ngo ubuvuzi gakondo, harimo ikintu bita karande. ubwo uvuze karande rero twavuga ko harimo n'imyuka mibi. karande igendana n'iki? n'iyo myuka mibi. none se iyi myuka mibi iragiye ibayeho, sibyo? ariko ubundi hari ikintu ntari namenye. ese ikintu kibangamira imyuka mibi ni iki? ikintu kibangamira imyuka mibi ni ugusenga. bisobanuye ngo iyo umuntu asenze, imyuka mibi irahunga, ihita ikanguka. ndaguha urugero. ntabwo ihita ihunga, irakanguka. irakanguka, sibyo? none irakangutse, umuntu ari gusenga. nimba muri urwo rugo bakoresha imyuka mibi, hakavukaho umuntu usenga, deje ihise ikanguka, igiye guhangana na wa wundi uje kugira gute? uze gusenga, kuyirwanya. ahubwo mpise menya ko ni hahandi abarokore batsindirwa. imyaka ikaba imyaka asengera ikintu atarakibona, kubera ko asengana intege nkeya. ahubwo rero imyuka mibi ni ikintu gikomeye. rero iyi myuka mibi
niyo mpamvu iyo ifite ikindi njya nibaza kuki usanga nyine irimo irarwanya wa wundi usenga gusa udasenga akaba adamaraye kandi n'ibyo byose uriya iramufite noneho rero ni nk'uko satani ahiga abantu basenga kandi badasenga ubwo mwebwe abarokore nimwe mufite ikibazo kuko nimwe muyikangura erega twebwe turiho niyo mpamvu ibigirizaho nkano twebwe turiho ndabyemera twebwe turiho nk'ambasaderi imana yashyize ahangaha muri iyi si kugira ngo duhangane n'ibi bintu kuko iyi myuka mibi ituma abantu batamenya imana ituma badakizwa satani akabafatira muri bwa bubata niba ari abasambanyi bagasambana niba ari abajura ugasanga mu muryango wose karande yawe n'ukwiba niba ari kurwana n'ukurwa ugasanga umuryango wose ufite karande yo kurwana ariko iyo dusenze cyangwa iyo dukijijwe tukava muri ibyo bintu yego tubasha kongera guhangana n'iyo myuka mibi itugendaho cyangwa iduhiga kubera iki impamvu duhangana nayo nuko tuba twarayivuye tuba twarayicitse iyo tumaze kuyicika iziturwanya iyo turwanya bidusanga duhore mu buryo bwo kugira gute duhore mu bihe byiza byo kugira gute byo gusenga mbere yuko duhore turi abasirikare twiteguye mbere yuko tuza kugera ku buryo bwo kurwana nayo neza yego erega abantu barwana nayo nabi reka tubanze turebe ngo iyo imaze kukugeraho yego bigaragazwa n'iki bimenyekana bite iyo myuka mibi iyo imaze kukugeraho yego umaze no kwigiraho ubwawe niba wari umunyamasengesho ukaba bishoboka ko yakwataka utayihamagaye uketse ariyo baguteje aha hepfo aha haruguru hano muri rukingo hano hepfo ngaho umusaza yagiranye ikibazo n'umukecuru yego wiwe yego ahita afata amazi ayashyira mu ibase uwo musaza ahita avuga amagambo ibase yaka umuriro yego iwe mu nzu izo ni imbaraga z'umwijima aramubwira ati wambonye neza ati ubu ngubu nahita ntegeka umuriro ukagutwika sibyo barampamagaye nanjye ngira ubwoba ndiruka sibyo yego ndabaza se byagenze gute ngo yahamagaye ngo imyuka mibi cyangwa n'abarokore barayihamagara oya umuntu wamenye imana ntagamagaye imyuka none ko batayihamagara ni ukubera iki irari basambanya ni ukubera iki ibagenze uko ishaka ikabakubita hirya no hino biba byagenze gute sobanura biba byagenze gute kugira ngo umurokore arwane abe mu isi afite igihe mu ntambara ariko iyo ntambara ye akaba ariyo kurwana n'imyuka mibi ni iki kiba cyabiteye ubundi njyewe hari ikintu kimwe nemera kandi atari we wayihamagaye njyewe hari ikintu kimwe nemera yego icyo kintu kimwe nemera yego n'iyo myuka mibi bavuga nuko izo gahunda zimeze nemera ko imbaraga z'umwijima zigize gute zihari yego nemera ko ubukonikoni buhari yego yego kuko niba farawo bwe yarakoze inzoka yego ndetse agakora nyinshi izo ni imbaraga z'ubukonikoni yego yego ariko imana ifite imbaraga zimira izindi zose amen rero umuntu ufite iyo myuka mibi ikarara imusambanya akarara arota abadayimoni akarara arota iki izo ni imbaraga za karande kandi noneho witwa ko asenga ariko mu gusenga kwiwe asengana intege nkeya abigishwa ba Yesu yarabohereje bajye kuvuga ubutumwa ngo birukane abadayimoni ariko hari abageze abadayimoni banga kugenda yego Yesu arabwira ngo mwene wa mudayimoni nta kindi kimukuraho uretse kwiriza ubusa no kugira gute no gusenga dufite defo yo kuza mu nzu y'Imana tugasenga mu mateno bisanzwe ariko muri we nta gahunda yo kwiriza ubusa ugira muri wowe nta gufata ibihe byo gusenga ugira muri wowe nta kintu cyo gusenga ugira gute ugira ariko se reka nkubaze reka maze nagize akakantu gatoya munyamakuru yego impamvu nanone abantu imyuka mibi babata kandi ari abanyamasengesho harimo gusengana ubujiji no kutamenya ngo mbese aha hantu gusenga ko bimeze bite kuko Yesu yaravuze ngo muzaho aho muzumva bavuga ngo Yesu umwami hose aho hose ngo nimuzajyeyo kuko mu gihe cy'imperuka ngo bazaduka abahanuzi b'iki b'ibinyoma bigisha b'iki b'ibinyoma abantu b'ibinyoma reba bakorera satani aho hantu turaza kuhagera yego kubigisha b'ibinyoma ariko ndashaka ikindi kibazo ushaka wari wigera uhura n'imyuka mibi njyewe nta kuntu naba ntarahura nayo ndi umunyamasengesho ngaho duhereza amakuru imyuka mibi ibi ntago ari amagambo ni ibintu byabaye 2019 yego nagiye gusengera nagiye ngorora njya gusengera y'umuntu hari bafite karande kudashingira yego ariko batabizi yego
bafite umukobwa wari umunyamasengesho, Imana izaguhishura ibyo bintu. Nivuga ngo Imana izaguhishura ibyo bintu, ntago ndi muri babantu z'ibinyoma bavuga ngo gutya na gutya, kuko ijambo ry'Imana rirabyemeza. Ariko muri uko gusenga Imana ibishuye, dufata igihe tujya gusenga, Imana ikora imirimo n'ibitangaza, tugeze kwivuka iwabo, Imana avuga ngo mu bikingi by'amarembo mu wahinge hari ibintu bigize gute birimo. Yego. Twarahinze hafi metero. Mu bikingi by'amarembo tuhataburura agashashi karimo amavuta, karimo ubwoya, karimo amahembe, karimo ibintu byinshi batabyemo. Tukimara kubiteguramo tukabitwika, ubwo bwoya ntabwo bwahiye. Ubwoya bwanze gushya. Ubwo mwabutwitse mu mubiri? Ntabwo mwabutwitse mu mubiri. Twabutwitse n'umuriro nyamuriro. Twari twatawe turatwika kujya gute n'umuriro nyamuriro. Ikintu cyakurikiyeho nuko twabusanjije kugira ngo bugire gute bushya. Ariko bugifatanyije gutya ntibwigeze bushya. Uri kumva? Tukimara gukora uwo murimo wose mu gutegura amarembo biki byose, ubukwe bwarabaye. Iyo ni inkuru ngize gute niyizi gihamya ndayifite. Rero imyuka mibi nawe na inshuro nyinshi, ariko najya nkubwire akantu gato umaze guhana iyo myuka mibi. Najya nkwibutse kiza guhora. Muri iryo joro navuye Ngororero ndaza ndateka nkora ibyo nkora ndagenda ryama. Ariko naho nje ndasenga mbere yuko njyama. Yego. Bigejeje saa 9 mbere yuko mbyuka ngo nsengeseze rya saa 9. Byaragarutse aho nabaga bikubita kwibati. Umukozi w'Imana icyo gihe ahita amagara ati byuko usenga uratewe. Ndabwira ati nabyutse. Byakubise kwibati ngo pa. Yesu Kristo. Kugira ngo menye ko ari byo bigaruka. Umukozi bambwira ati dore wari upfuye, hari ibintu wasenyeye byari bigarutse kuguhitana. Iyo ibyo bintu bigarutse ugasanga uri mu ntege nkeya, iyo bitakwishe bikubamo, ukagenda ugiye gusenga bikakuvamo, za mbaraga z'Imana zakuwagamo zikagushiramo, ijambo ry'Imana rikagushiramo, ubuntu bw'Imana bukagushiramo. Ndagira ngo nangahirize abantu bafite iby'ukuri TV na Imana irahari Pascal. Yego. Imana irahari TV. Imana irahari TV. Iyi myuka mibi mu banyamasengesho, niba uzi ko uri umunyamasengesho umenye ko imyuka mibi uri kumwe nayo. Niba uzi ko uri umukozi w'Imana wirirwa gusengera abantu ngo bagire gute bakora umurimo w'Imana, byanga byakunda imyuka mibi uri kumwe nayo. Ariyo mpamvu mbwira abakozi b'Imana ngo nimusenge, mbwira abakozi b'Imana ngo nimube maso, mbwira abakozi b'Imana ngo nimuhore musenga, muhore mu bihe byo gusenga, muhore musenga Imana, kubera yuko iyo wirukanye umudayimoni aza guhora. Iyo aje agasanga uri mu ntege nkeya aragufata. Iyo agufashe ya myuka mibi kuvanamo ibihe byiza byo kugira gute byo gusenga. Yego. Ibi byose icyo bishatse kuvuga, icyo bishatse gusobanura, n'icyo bishatse kugaragaza, niba waratoranyirijwe gukora uyu murimo w'Imana, uri umushumba, uri umupasitori, uri umutambyi, uri umuhanuzi, ufite n'ahantu uhurira n'izo mbaraga za Satani, wirirwa guhangana nazo Satani rwo yashyize iri mu bantu, kuko Satani ntakora mu biti, Satani akora mu bantu, kandi Imana nayo ikoresha abantu kugira ngo ihangane na Satani. Ibyo bintu byose uba ugomba kugira gute guhora mu bihe byiza byo kugira gute byo gusenga, ugafata ibihe byo kwiriza ubusa, ugafata ibihe byo kuvuga Imana, ugafata ibihe byo gusenga, ugafata ibihe byo kubana n'Imana mu buryo bw'umwuka. Nibiteye ibyo ngibyo abakozi b'Imana, nibidashoboka Satani namwe araza kubazirika. Ariyo mpamvu usanga umuntu ibyaziraga amaze kubizirura, wamaje kubona yuko byose ari hahandi. Ibintu mwifata ndabimenyereye, urugamba rurakomeye, Imana ishaka abasirikare nyabasirikare. Yego. Kuko Satani aracyahari. Satani aracyahari. Noneho imaze kugera mu muntu cyane, kandi wowe wabashije kurwana nayo. Yego. Yimaze kumugeramo. Yego. Nubwo yaba ari umukozi w'Imana. Yego. Ibimenyetso bimuranga. Yego. Nibyo tugeze ko turi gusatira umusozo. Yego. Ntabwo tujya dukora ibiganiro birebire. Yego. Nimba ari nk'umukozi w'Imana, duhere ku bakozi b'Imana, ubwo abahanuzi, abavugabutumwa, abapasitori. Yego. Mu buryo ubu cyangwa ubundi, ikimenyetso kigaragaza ko yamaze kwinjirirwa. Yego. Ni ikihe? Ikimenyetso cya mbere Satani yamaze kukugeramo uri umukozi w'Imana. Oya, imyuka mibi. Imyuka mibi. Yego. Yamaze kugufata. Nta nubwo upfa kubimenya ko deja wowe na mbere. Wowe ntubimenya. Ntabwo ubimenya. Impamvu utabimenya, utangira kwiyumvamo intege nkeya, ibihe byo gusenga bigashira muri wowe, umwanya wo gusoma ijambo ugacika muri wowe. Batangira kuvuga Imana ukumva ntuzi uko bimeze.
bavuga ngo nshuti tugiye gusengera hana ndumva nifitiye n'ibitotsi mbega imyuka yo kugeze iguteza intege nkeya kugira ngo utayivumbura yego no kugenda iguteza intege nkeya niko igenda igira imbaraga muri wowe ari nako iguteza gukora iki bya byaha yego ari usanga watangiye kurota inzozi inka zikwirukankana ukamenya ko ibigeragezo byaje ariko ntugire imbaraga zo gusengera bya bigeragezo ari utangira kubona inzoka iruhande rwawe ukamenya ko umuriganya yaje ariko ntugire gute ntugire imbaraga zo kwirukana umuriganya imbere yawe izo ni intege zamaze kuguteza ziturutse kuki ku myuka mibi yakwinjiyemo kindi cya kabiri atangira kugukoresha n'umubiri wawe ugasangira kwisambanya nijoro utangira kurota inzozi z'abadayimoni ugatangira kwikinisha nijoro kandi urabona ufite n'umudamu si igitangaza sibyo ugatangira muri wowe kubona ibintu bikomeye cyane ariko kugira imbaraga zivuga ngo ngiye gukora amasengesho ibi bintu bimbemo wapi iyo bimaze gukura nubwo waba uri umukozi w'Imana nubwo waba uri umuhanuzi nubwo waba uri pasiteri nubwo waba uri mushumba runaka iyo ibyo bintu byamaze kukubata bikamara kugufata byamaze kukujisha ahantu hose izo mbaraga zose zamaze kukugeramo ntabwo uba ugifite imbaraga zo kwinyagambura ngo wisengere ntabwo uba ugifite ubushobozi bwo kugira gute bwo kwinyagambura ngo undashaka ngo nanjye nirukana dayimoni reka nta nubwo umenya ko zakugezemo ahubwo iyi Imana igukunda kuko ijambo riravuga ngo umukiranutsi wanjye nawe yagwa nazagira gute nazarambara ishobora kugutuma uko zima tumujye gusengera uriya muntu yishwe yafashwe n'iki n'imyuka y'abadayimoni hari igihe abantu basenga mu rusengero ukabona umuntu yaje gusenga ari muzima nta n'ikibazo afite ariko mwasenga kubera imbaraga z'Imana ari umuriro Imana yamanura imbaraga zayo yamanura umuriro ugasanga umuntu atangiye kwikubita hasi agatangiye kugira gute dayimoni zigatangira kwivuga ariko se koko reka nkubaze ukomye hasi unyibutse ibuye yego ese koko hari ukuntu umuntu ashobora gusengera umuntu abadayimoni bakajya kwihisha mu gitsina mu gitsina ibyo bintu birakaze oya mbabarira umbwire birashoboka nzi ko ujya uba mu bintu byo gusengera abantu umuntu ashobora gusengera umuntu abadayimoni bagahunga ahandi hose bakajya kwihisha mu gitsina kugeza ubwo umuntu ashoramo intoki akaba arimwe ajya agasengera mu gitsina cy'umuntu reka nkubwire mu bintu nahuye nabyo byose ntabwo najya kubeshya abanyarwanda cyangwa n'abakirisitu ntabwo ibyo ndahura nabyo muri make ntibishoboka kubera ko ntarahura nabyo reka nemeze ko bitanashoboka oya reka tunabwiza abantu kure ntabwo ibyo bintu bishoboka dayimoni iyo igiye ibigiye igenda inivuga abantu basengera abadayimoni bakagenda baranabizi si ibanga dayimoni iyo yivuze ikavuga yaturutse ikabona nayibona iravuga ati ndagiye ariko se ubundi ikindi nshaka ntabwo ishobora kuguma mu muntu cyangwa imbere mu gitsina cy'umuntu ahubwo izi ni imbaraga za antikristo z'intege nkeya zo kugira ngo abantu bagwize ubusambanyi mbone no kubwira babona ko ngo deliverance abandi ugasanga ngo kugira ngo dayimoni igene ngo nabona aragiye mu gitsina ngo nagira ngo ngo uzaze kunsura ngo dukore deliverance yo mu gitsina ngo dayimoni isokemo deliverance yo mu gitsina tuvuga kugira ngo ivemo ngo igitsina gihure n'ikindi izo ni imbaraga za satanike ari gukoresha kugira ngo ubusambanyi bwiyongere n'iyo myuka mibi ikomeze yamamare ariko ubundi ntabwo dayimoni yajya ngiye kwisha mu gitsina ntabwo bibaho ngo umukozi w'Imana profeti ndabihakanye ntabwo bibaho dayimoni igiye itinya imbaraga z'Imana irivuga ikagira gute ikagenda none se ubundi ariko hari ikintu nshaka kwibaza yego hari igihe abantu basengera abantu aho kugira ngo bavuge ngo turirukanye abadayimoni mu izina rya Yesu ukumva baribanda ku kintu cyo kuvuga ngo mwaturutse yego donc umukozi w'Imana afite inyota yo kuganira n'umudayimoni aka kantu reka nkavuga gatoya kuki mushaka kugirana ubusabane n'abadayimoni munaganire mumenye aho baturutse yego ko nta n'umwe bari babwira ngo twaturutse aha nta muntu agiye kubisenya aho byo nta kantu kihishemo aka kantu kambivugaho gatoya kuvuga ngo abadayimoni baravuga kuko na Yesu baramuvugishije yego ariko ntabwo Yesu nigeze mbona avuga ngo mwaturutse nk'abadayimoni turi kugendana ahubwo aka kantu kugira ngo abantu b'Imana nakabahugureho baboneho ibyo birata atari ukwirata Kristo bakoze iki gitangaza ngo runaka ngavugisha abadayimoni nkabaza n'aho baturutse uwo mudayimoni rero hazamo undi mudayimoni tubwibone aho kugira ngo ushime Imana yakoze ibyo bintu
aho bavuga ngo kanake ngo avugiye dayimoni byagenze uku nguku. Ibyo bintu nabyo ni umutego wa Satani. ahubwo nge navuga ko ari imwe muri tekinike bakoresha, kuko nimba uri kugira ntabwo wakenera kugirana ubusabane ibiganiro n'umuntu utiyumvamo, sibyo? Nimba abo badayimoni iyo myuka mibaro umwanzi w'umukozi w'Imana, kuki undi wakeneye ubusabane? Ibyo bintu byose ibyo bintu byose bakagirana ikiganiro isaha igashira, ukunda kurya iki? Nkunda kurya amakara, nimunzanira amakara, bakanamuzanira akanamugaburira amakara, kandi abantu bakarenga bakirukanka bakajya aho hantu. Ese ntabwo wabona ko ari imyuka mibi bari gukorana nayo? Abo bantu nabo ubwabo ntabwo bari mu gukoreshwa n'imbaraga z'Imana. Turabibona ntabwo bari gukoreshwa n'imbaraga z'Imana, kuko mu gukoreshwa n'imbaraga z'Imana dayimoni irahunga akagira gute bagahereza Imana icyubahiro. Yego, ariko niba ukeneye kuganira na dayimoni ukamenya amavu n'amavuko yayo, niho handi imyuka mibi izakuza muri mushumba cyangwa uyifite, ugakenera abo wirukanamo dayimoni, ugakenera no kugaruka ukaryamana nabo. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa harimo abahungu 7 ba bene Sekewa birukanaga abadayimoni. Yego kankoresha akakantu. Aba badayimoni rero bakamwirukana bagakora umurimo umva bari ntabwo bari bawukoze rimwe, ariko bageze ku badayimoni bamwe bavuga ngo mwebwe muri bande? Uwo Pawulo turamuzi, Apolo nawe turamuzi, n'uwo Yesu turamuzi, none mwebwe murirukana abadayimoni mu izina ryande, mwebwe muri bande? Iyo dayimoni igeze ikurondora ubu umukozi w'Imana Satani uruwe muri gukorana. Reka dusome uyu murongo tugana ku musozo. Reka dusome uyu murongo kugira ngo twumve icyo imbaraga z'Imana zivuga kuri ibi bintu. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 14 19 murakoze, ibice 19. Yego yego ibyakozwe n'intumwa ibice 19 duhereye ku murongo waho wa 13. Umutwe w'amagambo ijambo ry'Imana rigira ububasha muri Efeso. Ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda nazo zirukanaga abadayimoni zihimbira kuvugira mu izina ry'Umwami Yesu kubatewe n'abadayimoni ziti ndabategetse mu izina rya Yesu uwo Pawulo avuga. Kandi hariho abahungu 7 bo mu Bayuda witwaga Sekewa, umwe mu batambyi bakuru bagezeyo batyo. 15 bukeye dayimoni arababaza ati Yesu ndamuzi na Pawulo ndamumenye, ariko mwebwe muri bande? Nuko umuntu warimo abadayimoni abasimbukira bombi arababasha arabanesha, bigeze ubwo bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa bakomeretse. Bene data, hari abakozi b'Imana b'inzererezi, abo bantu bari n'imyuka mibi, ari bo abadayimoni baza bakarondora cyangwa bagahura nabo bakaganira. Yego iyo abadayimoni barimo kurondora rero uvuga ibyo bintu ukaganira n'abadayimoni ukagira gute? None hari abadayimoni bazavuga ngo wewe uwo Yesu turamuzi, n'uwo Pawulo ndamumenye, ariko mwebwe muri bande? Iyi myuka mibi abantu bayitondere kubera ko igize gute irahari, kandi kuba ihari iri mu bantu. Rero niba uri umukozi w'Imana wikenera kwirukana dayimoni, ngo ukeneye no kuganira nayo, icyo Imana yakubwiye ngo nzabaha imbaraga zo gukandagira inzoka na sikorupiyo, muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Ariko ntabwo Imana ngo muzajye kubabaza n'amazina yabo n'igisekuru cyabo. Dayimoni ubwawe iri kwivuga igenda, yivuga igira gute? Ishaka nayo ishaka kujya. Yesu yirukana abadayimoni, bavuze ngo reka tuve muri uyu muntu, ariko twigiye muri uriya muganda w'ingurube. Dayimoni zavuze zigomba kugira gute? Kwigira. Ntabwo Yesu yazibwiye ngo nimugendemo hariya, icyo koze razemera zigiye gute? Zijyamo. Ijambo rikunze rivuga ngo izo ngurube zose ziroshye mu nyanja, sibyo? Rero niba urukozi w'Imana ukeneye kuganira na dayimoni, nawe urashaka kuba nka Yehova, kuko nukwiye kujyana ubusabane na Satani uri umuntu w'Imana. Ese niba ujyana ubusabane na Satani uri umuntu w'Imana, Imana muzajyana ubusabane gute? Humva bizashoboka? Ntabwo uzagirana ubusabane na Satani gugaruka ubugeni n'Imana. Imana igoze iti mwana wanjye baramutute ibuzongera bwe ngo dayimoni ngo nose ngo mwaturutse nagize bwe ngo ariko ko nawe nkuzi ubundi wanyu kwa kana katamumeze ko nguranyirukanira iki? Abantu b'Imana bafite umuriro, baratwika, bafite imbaraga zigendera muri bo. Yego izo mbaraga zigendera muri bo nizo zibahesha gukora imirimo n'iki n'ibitangaza.
izo mbaraga nizo zirukana abadayimoni zikeneye kuganira nabo, kubera ko nta gihe na kimwe Imana ifite cyo kugira gute cyo guha umwanya Satani ngo bahangane cyangwa baganire. Oya, ntabwo bishoboka. Imana nifite umwanya wo kuganira na Satani, Imana ifite umwanya wo guhangana n'imyuka mibi ngo bagwane ngo bagirane ibiganiro. Oya, byabaye rimwe. Imana yaganiye nayo na Satani ku bwa Yobu, byararangiye, nta nubwo bizongera. Ariko wowe ubwawe uganira na Satani ushingiye kuki? Ntabwo bishoboka. Ibintu by'Imana mubijyane ku murongo, ibintu by'Imana mubikoreye ku murongo umwe. Urakoze cyane, sibyo? Urakoze ku kiganiro cyiza uduhaye. Reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone, umuntu yakenera gusengana nawe cyangwa se yakenera kugira ngo muganire uburyo ubu cyangwa ubundi. Reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero ya telefone, ahasigaye kandi tuzongera tugutumire, noneho utwereke uburyo dushobora kuyirwanya tukayikuraho igatsindwa mu izina rya Yesu, abana b'Imana bakagenda bemye. Yego, tuzagaruka tukomeze tugisubukura, ntabwo kirangiye, kuko ikintu kijyanye na karande n'imyuka mibi n'ibiki ni ikintu kirekire. Yego, ariko uko iminsi igenda yicuma dufite kubwira abantu bakava mu mwijima bakaza mu mucyo. Nimero yanjye ni 0788 40 63 59. Shaka gusenga, shaka ijambo ry'Imana, nta kibazo. Cyangwa se ukajya kuri groupe Ebenezer TV, ntacyo twaye. Banyarukire kuri channel yawe yitwa groupe Ebenezer TV, bakore subscribe, share ndetse na comment. Nta kibazo rwose. Karibu ngaho senga Imana. Uwiteka turagushimiye kubw'ijambo ryawe, turuhangana n'imyuka mibi hano mu kirere, kandi yonga imbaraga zo guhangana n'izo mbaraga, kuko imbaraga zawe nizo zibasha kunesha ibyo byose, kandi abantu bakwizeye muri wowe baratsindishirizwa. Abantu bakomeze mu izina rya Yesu, kandi ijambo ry'Imana ribabere umucyo, ribabere itabaza, kandi Uwiteka Nyiringabo ababashwe n'izo mbaraga ndasenze mu izina kugira ngo rya Yesu, kugira ngo babaturwe nawe, kugira ngo bakurwe nawe, kuko nta muntu wabasha kubakurayo, ahubwo imbaraga zawe zonyine nizo zibasha kubatura abantu mu bubata bwabo. Mana turagushimiye, mbesabye nizeye izina ryawe Yesu, amen. Urakoze cyane, Imana amahoro. Namwe murakoze, Imana ibamugisha. Bakunzi bacu mwe mudukurikiye, nimba utakora subscribe, kora subscribe, kore share na comment. Wakenera kuduha ubuhamya, ivugabutumwa, nimero ngiyi imbere kuri screen yawe, watwandikira, waduhamagara, wadushyigikira. Imana amahoro iguhereze umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen.